Benshi mu bantu hari abazi ko kurya imbuto ari ubusirimu cyangwa ari ubukire, dore ko akenshi usanga zinihagazeho mu birebana n'ibiciro. Ariko burya rwose ntaho bihuriye n'ukuri, dore ko kurya imbuto bitagombera kurya iz'umurengera cyangwa ngo urye izihanitse. Ahubwo ushobora no gufata urwo ukeka ko ruciriritse kurusha izindi kandi bikakugerera ku ntego kurenza uwafashe izo wita ko zihenze. Mu moko y'imbuto tugira dusangamo avoka. Avoka ni urubuto rumaze kwigarurira imitima ya benshi, nubwo usanga hari agace ikunzwe cyane kurusha kandi nk'i Butare mu Rwanda. Ibi byose maze kukubwira si ibyo ngiye kugarukaho, ahubwo ngiye kukubwira ibanga utari uzi ryihishe mu rubuto rwa avoka. Ikaze mu kiganiro kirambuye kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Avoka ni urubuto ruzwi n'abantu benshi kandi usanga rukunzwe cyane, ariko benshi barya avoka bahita bajugunya ibibuto byazo kuko batazi akamaro cyangwa se bakaba bumva nta kindi barukoresha. Nyamara kandi ibyo bibuto ngo ntibyakagombye kujugunywa kuko bifite akamaro gakomeye mu buzima bwa muntu. Ubaye utariyandikisha ku Inzobere TV Show, wakora subscribe nawe ukinjira mu muryango mugari w'inzobere, nk'uko tubikesha imbuga nka www.l.fr/ na www.themotivator.fr. Bavuga ko byafashe igihe kinini ntawe uzi ko ibibuto bya avoka byaba bifite akamaro ku buzima bw'umuntu. Nyuma biza kuvumburwa n'abahanga mu kubyaza umusaruro ibyo abantu bafata nk'ibishingwe. Nyuma yo gukora ubushakashatsi basanze ko ikibuto cya avoka cyifitemo fibres na acid zikenerwa mu mubiri w'umuntu kurusha ibindi biribwa. Ikibuto cya avoka kirinda umubiri w'umuntu kubyimbirwa, kikaba na antioxidant irinda umuntu gusaza imburagihe. Ikibuto cya avoka kandi cyongera umubiri ubudahangarwa. Ibibuto bya avoka kandi ngo ni ingenzi gukumira indwara z'umutima. Ese wari uzi akamaro maze kukubwira? Ufite amatsiko ku rubuto rwa avoka uko rutegurwa? Wakora subscribe mu gihe waba utarayikora, maze nabyo ukabimenya neza. Kubera uko ikibuto cya avoka bikungahaye ku byo bita fibres, gifasha cyane abantu bakunda kugira ibibazo byo kunanirwa kwituma cyangwa se bakituma bigoranye. Ikibuto cya avoka kandi cyongerera umuntu imbaraga mu gihe yumva ananiwe. Ku rubuga rwa www.themotivator.fr bavuga ko 70% bya acid mines ziboneka muri avoka muri rusange ziba ziri mu kibuto cyayo. Ni ukuvuga ko umuntu uriye avoka isanzwe ntarye ikibuto cyayo aba abonye 30% gusa ya acid mines yakagombye kuvana muri avoka. Kuri urwo rubuga kandi bavuga ko ibibuto bya avoka bifasha kuvura indwara zitandukanye, bikanafasha umuntu kwita ku buzima bw'uruhu. Ibibuto bya avoka byongerera ubudahangarwa umubiri kuko birwanya za microbes mu mubiri. Kuba abantu bakunda kurwara sanjine, gukoresha ibibuto bya avoka bibafasha gutandukana nazo burundu. Ibibuto bya avoka bifasha imbubura zo mu muhogo thyroxide gukora neza, kandi no ku bantu bafite ibibazo bya thyroxide, kunywa ifu y'ibibuto bya avoka mu mazi y'akayuzuyaze birafasha. Ku bantu bafite ibibazo by'uruhu bakwifashisha ibibuto bya avoka kuko bikungahaye cyane ku byitwa collagen, bituma uruhu rumererwa neza kandi rugahorana itoto. Ibibuto bya avoka kandi ngo bifasha abantu bakunze kugira ibibazo by'amara adakora neza kubera ibibazo bitandukanye.
abafite ibyo bibazo ngo ntibakunda kubivuga ariko bituma bahora babangamiwe. Ibibuto bya avoka rero byabakemurira ibyo bibazo. Ibibuto bya avoka kandi bifasha abantu bifuza gutwika ibinure, ibyo bikabafasha mu kugabanya ibiro mu gihe babyifuza. Ibibuto bya avoka kandi ngo bigira ibyitwa flavonol birinda kanseri zimwe na zimwe ku bantu barwara asima. Iyo bakoresheje ibibuto bya avoka ku mafunguro yabo bibafasha bakabona impinduka nziza. Ikindi wamenya ku bibuto bya avoka ni uko bifite akamaro gatandukanye kandi no kubitegura bikorwa mu buryo butandukanye. Gusa umuntu wifuza kubona gukoresha ibibuto bya avoka we yakagombye gukoresha akenshi gashoboka cyangwa se akabikoresha ku buryo buhoraho. Uburyo bwa mbere umuntu yakoreshamo ibibuto bya avoka ni ukubibiza mu mazi. Uko bikorwa ni ugufata litiro imwe ugashyiramo ikibuto kimwe cya avoka gikataguyemo uduce duto, ubikabira nibura nk'iminota 10, nyuma bigaterekwa ahantu bigahora, nyuma uwabiteguye akaza kubinywa. Ibyo ngo ntibiryoha mu kanwa buryo umuntu yakumva bimuteye ipfa, ariko ngo ujya kubinywa atekereza icyo agamije ubundi akabinywa atitaye ku kuba byifitemo akantu gasa n'agasharirire. Hari no gutegura ibibuto bya avoka mu buryo bw'ifu. Uko bikorwa ukavanaho igishishwa kiba gitwikiriye ikibuto cya avoka, nyuma umuntu agafata icyo kibuto cya avoka agasa n'ugisya cyangwa n'ugisena agakoresha, nyuma ibivuyemo akabikaranga ku isafuriya y'ibumba itariho amavuta. Iyo bimaze gukarangwa bigira ibara ritukura, ngo bikaba bishobora gushyirwa hejuru y'amafunguro umuntu amaze gutegura agiye kurya. Ku bantu bashaka kwifashisha ibibuto bya avoka ukuvura uruhu, bafata ibyo bibuto byakozwemo igisa n'ifu bakabivanga n'amazi make bigasa n'igikoma gifashe cyane, nyuma bagasiga ku ruhu ahari ikibazo, bikamaraho iminota hagati y'8 n'10 mbere yo kubikaraba, bikamaraho hagati y'iminota 5 n'10 mbere yo kubikaraba. Ibibuto bya avoka kandi bikoreshwa nk'umuti ku bantu barwara za rubagimpande ndetse n'abakunda kurwara umutwe cyane. Ikindi ku kamaro k'ibibuto bya avoka ni uko bigabanya ububabare cyane ku bakobwa bagira ububabare mu gihe cy'imihango, aho wakibaza ngo bikorwa bite. Ku rubuga rwa www.demotivator.fr bavuga ko iyo ukunze kugira icyo kibazo ufata yafu y'ibibuto bya avoka ukabivanga mu mazi wabanje kubiza, ariko ukayareka agahora, maze mu gihe amaze kuba akazuyazi ugafata ibiyiko binini 3 by'ako gafu ukabivanga muri litiro 1 y'amazi ukabinywa 3 ku munsi. Unywa itasi 1, ukabinywa 3 ku munsi, unywa agatasi. Nongeye kubashimira gukomeza gukurikirana Inzobere TV Show. Ese nawe utunguwe n'akamaro k'ibibuto bya avoka? Akamaro kayo utaruzi ni akahe? Ese ni iki wifuza ko twazagukoreraho ubushakashatsi bwimbitse? Watwandikira kuri WhatsApp y'Inzobere cyangwa se ukatwandikira hano hasi muri comment. Ubaye kandi utarakora subscribe wayikora, maze ubutaha
tukimara gukora ikiganiro ukajya uhita ukibona ako kanya. Ikiganiro cy'uno munsi ntaha tugisoreje, naho ubutaha. Ciao ciao. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.